ndabashuhuje cyane uyu munsi wa none Imana ikongereyeho kugira ngo ubeho, wongeyeho kugira ngo utunganye ibintu byari bisigaye bidatunganije. Wari umunsi w'amahirwe mu buzima. Kera Dawidi yigeze kuvuga ngo iyo ndamutse mba ndamye. Ubundi nubona uyu munsi uwubonye ujye utangira gupanga gahunda z'amashimwe mbere, ubundi ukore cyane, usenge cyane. Imana ibaha umugisha. Umuntu wicaye hano uhageze none hano hasanzwe mugubwe neza, ariko nimba ari bwo bwa mbere ugize gutya ukinjira kuri ino channel, ukanda kuri subscribe kugira ngo ibintu bikurikiye uzajye ubibona bitakugoye. Hanyuma we wayikoze ukomeze uhabwe umugisha mwinshi cyane. Imana ibahereze umugisha. Nishimiye kubana namwe amasaha mbasuhuza cyane kandi mbabwira ko mbakunda, kandi tuzakomeza kubana mu buzima bwa buri munsi. Inkunga yanyu n'ibitekerezo byanyu by'indashyikirwa mbiha agaciro cyane kandi ndabinezererwa. Bya bitekerezo mumpa muri commentaire, bya bitekerezo mumpa kuri telefone, byose mbiha agaciro. Imana ibaha umugisha, muri abantu beza cyane. Hanyuma suhuje abantu bari muri iki gihugu cy'u Rwanda, mugubwe neza, by'umwihariko ahantuye mu mudugudu w'Amasangano, mugubwe neza. Imana ibahe amahoro n'imigisha. Aho mvuka ndabibutse. Imana amahoro ibagirire neza. Nsuhuje cyane abantu bari mu mpande enye z'isi, munkurikira mukabifatira umwanya, muri abantu benshi cyane. Imana ibaha umugisha, mugubwe neza cyane. Birashoboka ko ufunguye ino channel utameze neza. Uwiteka aguhe kumera neza. Ikibazo cyose ufite ntigisigare amahoro. Imbaraga z'Imana ntizigisige uko zigisanze, kandi ubwiza bw'Imana burusheho uko bwije n'uko bukeye kugenda bugukayanganaho. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Ndagira ngo dutangire ikiganiro cyacu cyangwa se ivugabutumwa ryacu twiragiza Imana, dore ko twibera mu maboko yayo, dore ko ariyo itubeshejeho, dore ko dutunzwe n'imbabazi zayo, dore ko iturekuye gakeya twahita dushira. Ibisumizi biba biturekereje ni byinshi kugira ngo bitumire bunguri, niko Dawidi yavuze ati ubwo abantu bamagurukiraga baba baramize bunguri, nkiri muzima baba baramize nk'ubugari bw'igitaramo. Ariko Imana ishimwe ko itadutanze ngo tube umuhigo w'amenyo yabo, itadutanze ngo bafate umwanya wo guserebura ibyago byacu. Imana ishimwe ko yanze kudutanga ngo baserebure ibyago byacu, intege nke zacu, ibibazo byacu. Ishimwe ko itadutanze ngo babiserebure. Iryo jambo rirakomeye. Ishimwe ko itadutanze ngo basubire ku gakofi batwishime hejuru. Ishimwe ko itadutanze ngo basubire hahandi bapangiye gahunda ngo baserebure banahimbaze ibimana byabo. Ishimwe ko itadutanze. Imana ishimwe cyane. Rero wowe turi kumwe nonaha, kandi nifuza ko tuzagumana, kandi nuzajya wumva ikiganiro cyanjye kikuryoheye, ugicyoherereza abantu bose muziranye, babwira uti nimwumve icyo umwuka yabwiye amatorero anyuze muri Mama Lionel. Ese mujya mwibuka ko aya magambo Imana ariyo iyanshyiramo? Aya ngaya ntaho nayize, wenda nshobora kuba narize ishuri rya Bibiliya kugira ngo mbashe kuyasobanura mwe nkoresheje ubwenge bwo mu ishuri. Ariko mujya mwibuka ko aya magambo atari papa wahansigiye ngo ni umurage nguhaye. Niwumva Uwiteka anyasamuye akanwa gutya, aba ari uri kuvuga. Rero jya woherereza abantu bashoboka ufite, ubabwira uti mutege amatwi mwumve ijambo Imana yavuze inyuze muri Mama Lionel. Yesu abahereza umugisha mwinshi cyane. Nagira ngo dutangire dusenga Imana kandi tuyishimira. Yagize neza. Dutangire tuyisenga tuyishimira. Uherereye hose unkundiriye Imana, uyimbwirire ko yakoze. Uwiteka turagushimiye kubw'urukundo rwawe rukomeye. Ibiteye ubwoba ntacyo byadutwaye. Ushimwe kuko wahatubereye. Intambara zari zazukutse, inzuzi zari zahoreye, abantu bari baremye utunama n'inama, abantu bari bakoze udutsiko,
abantu bari amavanse yo kuturangiza, abantu bari batwitegeye ngo barebe uburyo tugiye guseba, ariko urangije wima abanzi bacu ijambo rigarura muri twebwe, ijambo n'agaciro urongera urabitugarurira. Ushimwe, umutima wanjye uguwe neza ku bw'icyo kintu wakoze. Sinziyumanganya kuvuga kugira neza, ineza yaragaragaye. Hayiwe, ineza yawe yaragaragaye mu mwaka ushize, ineza yawe tuzakomeza kuyibona. Ineza yawe yaragaragaye mu bana twabyaye, ineza yawe yaragaragaye mu rushako, ineza yawe yaragaragaye mu buzima bushaririye twanyuzemo ariko ntitwabugwamo. Ineza yawe twarayibonye aho twabonye dutambuka abandi bahaguye. Ineza yawe twarayibonye ubwo waduhaga imiryango yibuka ko twabyaye ikaduhemba. Ineza yawe twagiye tuyibona mu gihe abantu bari batubwiye ko tuzapfa nk'imbwa. Tubona ineza yawe idusimbutsa imisozi, tugenda tubisimbuka. Ineza yawe yatumye tubisimbuka, twari tubikandagiyemo. Ineza idutera vitensi turabisimbuka. Ineza yawe twarayibonye. Urakoze nyakubahwa, urakoze nyiribihe, urakoze inshuti nziza, mwungeri mwiza, ntama itazimiza. Ndagushimiye ko uyu mwanya ugiye kuganira n'ubwoko bwawe. Icyo iyi mitima y'aba bantu ikeneye nicyo wanshyize ku mutima. Ndagushimiye ko ubikora, ugakora ibirenze ibyo, mu izina rya Yesu, amena. Mukomere Imana amashyi menshi cyane aho uherereye, n'ibigukundiro yakome, ushyiremo n'impundu, biremewe. Nimba utwaye n'imodoka ukubita ihona ariko uramenya utavuze ihona ugakanga abantu mu muhanda. Hanyuma tugiye kuganira amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice 8 umurongo wa 3. Ndababwira uko tugiye kuganira aya magambo. Mu gice 8 ibyahishuriwe igice 8 umurongo wa 3 waravuze ngo, haza marayika wundi ahagarara ku gicaniro afite icyotero cyacuzwe mu izahabu, ahabwa imibavu myinshi ngo ayongere ku masengesho y'abera, ku masengesho y'abera bose, ayishyire ku gicaniro cy'izahabu kiri imbere ya ntebe. Umwotsi w'umubavu uva mu kuboko kwa marayika uzamukana imbere y'Imana n'amasengesho y'abera. Nuko marayika ajyana icyo cyotero, acyuzuza umuriro wo ku gicaniro, akijugunya mu isi. Hakurikiraho amajwi avuga n'inkuba zihinda n'imirabyo n'igishyitsi. Imana ishimwe cyane. Tugiye kuganira nk'abanyamwuka kandi tugiye kuganira amagambo y'Imana Imana yashyize ku mutima. Umuntu wageze hano bwa mbere agize amahirwe, kuko ugeze ahantu uzajya ukura amagambo y'ubuhanuzi, kandi amagambo yigisha, amagambo akuremamo ejo heza. Ayo ni Imana yanshyizemo, amagambo atuma ugera ejo heza hatagutunguye, ukahagera waramenye icyo uzaba cyo. Hanyuma turi mu mwaka mushyashya twakiriye neza. Uyu mwaka tuwakiriye neza, ni ukuri, kandi nawo uratwakira neza. Tugiye kuganira, kandi ntabwo njya nkunda kuvuga ngo nijoro ngo Imana yanyeretse ngo aya magambo ngo nze ngo nyababwire. Ubanza ari gake muzabinyumvana, cyangwa se ni gake, ndumva ari gake. Ntabwo muzanyumvana ngo ngeze hano ngo ijwi ritarimbwira ngo mvuge gutya. Aya magambo ubundi bwayo ni ubuhanuzi. Bibiliya nibwo buhanuzi butavangiye. Kandi nukenera kuvugana n'Imana, ntugatege ngo upfushe itike yawe ubusa ujya gushaka abahanuzi. Nukenera kuvugana n'Imana, ntukirirwe uhamagara abahanuzi mu ngo zawe. Inshuro nyinshi niyo basanze uri umukire, bakubikamo n'ubwoba kugira ngo bajye bahora mu ngo zawe, mu rugo rwawe barurye.
nukenera kuvugana n'Imana jya ufata Bibiliya uyirambure. Iyo uri gusoma Bibiliya Imana ibirimo ikubwira, ariko iyo wowe uri gusenga uba uri kubwira Imana igutega amatwi. Nawe jya usoma Bibiliya wumva ukuntu Imana ikubwira. Imana itugirire neza cyane. Hanyuma aya magambo dusomye, hari icyigisho ngira cy'abamarayika. Abantu mwese hafi ya mwese mwaracyumvise, ariko nimba mutaranacyumvise muzabinyandikire ngishyireho cyangwa se nongere nkivuge. Ni icyigisho kivuga gisobanura impamvu Uwiteka ari Nyiringabo nigishije ubwoko bw'abamarayika. Ariko noneho ndashaka kuvuga ubwoko bw'ingabo z'abamarayika zigiye gukora cyane muri uyu mwaka. Ubu ijuru hari ingabo z'abamarayika, hari ubwoko bw'ingabo z'abamarayika zoherejwe cyane zigiye gukora cyane. Ni ubwoko butatu bw'ingabo z'abamarayika bugiye gukora cyane. Ndaza kubasobanurira n'impamvu izi ngabo arizo zigiye gukora cyane akazi kenshi cyane muri uyu mwaka. Icya mbere ni ingabo z'abamarayika bitwa abamarayika barinda. Bamwe bakunda kuvuga ngo marayika murinzi. Abamarayika barinda akenshi bitwa abamarayika b'amahanga. Ingabo zirinda nizo zoherejwe. Izindi ngabo zoherejwe ni ingabo zirwana. Hoherejwe abamarayika b'abanyentambara, ingabo zirwana, tubazi kuri Mikayeli. Ikindi, undi mumarayika woherejwe ni uyu mumarayika dusomye witwa marayika wundi. Marayika wundi ikintu ashinzwe, ashinzwe amasengesho cyangwa ashinzwe abanyamasengesho. Izi ngabo eshatu, ubu bwoko bw'abamarayika bugiye gukora cyane muri uyu mwaka, ni ingabo z'abamarayika. N'abandi bazakora, ibizima bizakora, bizagumya kuramya Imana. Abaserafi bazagumya gutanda amababa yabo, abakerubi bazagumya rwose gutanga impumuro, rwose pe. Abo bamarayika bazagumya gukora. Marayika wundi ari ukuriye aba bose ari we Yesu Kristo azagumya gukora, bazagumya gukora. Ariko hari itimu zigiye gukora cyane muri uyu mwaka, arizo zizi tuvuze, izi timu eshatu. Aba bamarayika barinda, aba bamarayika barwana, aba bamarayika bashinzwe abanyamasengesho. Uyu mumarayika ushinzwe amasengesho y'abera, impamvu agiye gukora cyane muri iyi minsi, muri uyu mwaka, impamvu uyu mumarayika agiye gukora cyane. Amasengesho y'abera twagiye tubona ukuntu bamwe yarwanijwe, amwe agafatwa n'ingabo zikorera mu kirere. Izi ngabo zafashe amasengesho ya Daniyeli, abaperesi. Uyu mumarayika mu bintu bimuzanye w'umunyamahane w'indwanyi, azanywe no guhangana n'aba bantu. Ariko reka mpere kuri umumarayika wundi. Umumarayika wundi ntajya kure, ntabivanguka byumva nabi, kuko ibi bintu ndabivuga nitonze, nta kinyirukansa, sinanajagaraye, ndatuje, umutima wanjye uratuje, uguwe neza, kuko uyu mwaka mwinjiyemo jye narawuteguye. Maze igihe nicaye ahantu, maze igihe cy'iminsi 15 nicaye ahantu ndi gutegura uyu mwaka, uko ngiye gukorera Imana, uko ngiye gukorana nayo, uko izankoresha. Mfite ibyo nateguye nk'umuntu yatumye, nayo ifite ibyo yateguye nk'umuntu ikoresha. Narateguye ngiye gukorera Imana muri uyu mwaka, ntuje, ntajagaraye, nta stress, nta gukebakeba, nta kwikanga, nta bwoba. Karwa aya magambo nyavuge ntuje, mvuge uyu mumarayika wundi impamvu aje kubera amasengesho y'abera mu gihe cyashize cyangwa mu mwaka ushize. Aya masengesho y'abera yaravogerewe cyane. Umuntu agasenga ugategereza ko ibisubizo biza ugaheba, kandi yaragezeyo. Ikintu cyumve, yaragezeyo, kuko amasengesho y'abera ntajya atangirwa, azamukana support, azamukana uburinzi, abatwika.
amasengesho y'abera abatwika ntatangirwa, ariko hakaba igihe ibisubizo biza bigatangirwa bikaba broke. Hakaba igihe ibisubizo biza ukagira ngo ntibyaje kandi byaraje. Uyu marayika wundi rero ashinzwe kuza gusapotinga amasengesho y'abera, aje gusapotinga amasengesho y'abera no mu rwego abantu baza mu byumba by'amasengesho y'abera bitwa abarangi, bamwe baza kuzana inkomyi, bamwe bafite ibinyabingi, bafite ibyo ntazi bakorana nabyo, bashinzwe kuza guhangana n'amasengesho y'abera. Uyu marayika wundi mu bintu ashinzwe aje guhangana n'abo bantu, uyu marayika wundi kandi azanywe no kuyatubura. Bibiliya yavuze ngo iki? Ngo ahorana ikintu cyitwa imibavu n'ikintu kimeze nk'ikirushe, ahora yora umubavu ashyira ku masengesho y'abera, hanyuma agashyiramo umuriro, ayo masengesho akazamuka ahumurira Imana, yanabaye menshi kuko dusenga make. Uyu mumarayika aje gukora cyane 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 muri iyi minsi, kandi uyu mumarayika ushinzwe amasengesho azatinda, mbega azajya atinda amasengesho yose y'abera, yaba ari umwana, waba usengera mu idini runaka, ntabwo azakorera mu idini rimwe. Aho uzaba uherereye hose uyasenga, yaba yasengewe mu butayu, yaba asengewe mu byumba by'amasengesho, yaba azasengerwa mu cyumba uryamamo, yaba azasengerwa mu nzira ugenda, ayo masengesho ayo ariyo yose, aho uzasengera hose, mu bintu Imana yohereje muri uyu mwaka, yohereje marayika ushinzwe ikintu cyitwa amasengesho y'abera. Ayo ngayo muri uyu mwaka agiye gukora agatendo. Amasengesho y'abera agiye kujya agerayo nta nkomyi. Amasengesho n'abanyamasengesho bagiye guhabwa uburinzi budasanzwe, bagiye guhabwa kumvwa, bagiye kugira andi mapeti. Imana itugirire neza cyane. Hakaba izi ngabo zirinda ziroherejwe cyane. Uyu mwaka ziroherejwe cyane. Abanyamwuka mumfasha kubyumva, abantu bari muri ibi birere muramfasha kumva impamvu izi ngabo zoherejwe. Izi ngabo zirinda uyu mwaka zoherejwe kubera iyihe mpamvu? Impamvu zoherejwe, hari ubutabazi Imana izanye, hari ugusubizwa cyane kw'abera. Hari ugusubizwa cyane kw'abera kubera aya masengesho agiye kujya azamuka yuzuye, azamuka humura, azamuka porotejwe. Hagiye kujya habaho gusenga kw'abera, ibisubizo bihite biza. Kandi ibi bintu, haleluya, n'ibyawe n'ubuhanuzi bukaze bukomeye bwawe. Aya masengesho y'abera muri uyu mwaka, abera bagiye kujya basenga amasengesho direkte, ibyo basabye babihabwe. Ndafashijwe. Abera muri iyi minsi, abera nibo ndi kuvugana nabo. Ubundi nge ndi kuvugana n'abera, ndi kuvugana n'abantu bihaye Imana, ndi kuvugana n'abantu basenga ariko bera, kuko hari n'ibimisire byarangije koherezwa mu kirere bishinzwe kujya bituritsa imyuka yaje gutangira amasengesho y'abera, bishinzwe kujya bituritsa ikintu cyose cyaza kumanura amasengesho y'abera. Kuko ibirere by'abera ntabwo muri iyi minsi muzabikiniramo, nta nubwo muzabikiniramo ngo bikunde. Ibi mwigira tuza guterana namwe mukaza mukicara mwaje kumanura ibirere byacu, ntabwo biza gukunda, kuko uyu mwaka ntibiri bunakunde. Mana mfasha kumvisha no kumva, mfasha aba bantu bumve icyo washatse kuvuga uyu munsi. Ntabwo biri bukunde amasengesho y'abera. Ndashaka kubwira abantu ngo nimwongere amasengesho, mwongere ibihe byo gusenga, kuko uyu mwaka ubundi no gusenga cyane no gukora cyane. Ngaba abantu bagiye gukira, abantu basenga cyane n'abantu bakora cyane. Uyu mwaka ubukire bwaje. Icyo ni kimwe. Ikindi, amasengesho y'abera tugiye kujya tuyasenga, kumusenga ukavuga uti Imana, ibi ngibi by'aya mavuta yo kuvuga ngo abibutse Uwiteka ntimugatuze. Ikintu cyo gusenga ngera ikintu uku kwezi
ejo mukundi kwezi bakumva icyo kintu cyifuzo kiracyari mu kanwa kawe, mukundi kwezi wajya mu bundi butayu ukumva icyifuzo ni kimwe cyabaye nifomo mu kanwa, mu kindi cyumweru wajya muri groupe runaka bakumva icyifuzo ni cya kindi cyarangije kuba inifomo mu kanwa. Igihe cyo kugira ibyifuzo by'inifomo kubera uyu mwaka ntabwo biri bukunde, hagiye kubaho kujya habaho gusenga kw'abera bahite basubizwa. Nta kuranzika kurimo muri uyu mwaka, amaso yanyu azabibona. Dore ko mukunda bavuga batitiye, mwihangane mvuge uko nahamagawe mvuge. Ingabo z'aba bamarayika barinda baje kurinda ubutabazi buje, kuko abera bagiye kugira ibisubizo. Abera bagiye kugira ibisubizo. Ibisubizo abera bagiye kugira muri iyi minsi ni ibisubizo bikomeye. Ni ibisubizo bikomeye, nabuze ukuntu mbivugamo kugira ngo wumve ko birenze. Niyo mpamvu hoherejwe ingabo zirinda. Hoherejwe ingabo nyinshi zije kurinda, kuko imbaraga z'abera zigiye gukora mu rwego bizakorogoshora abanyeshyari. Imbaraga z'amasengesho y'abera zigiye kumanura ibisubizo mu rwego bizakorogoshora abanyeshyari, bakazakereye umutwe ubirwanya. Ariko kubera ko ingabo zirinda zaje, bizarindwa naho, dore ko muzi no kugira ibintu byo kugambanira ibintu by'abantu, ngo iseta reka tumugambanire, reka tumuzunguruke, reka tuzunguru. Ntabwo bizakunda, kuko ibi bintu bijemo umutwe ukaze w'ingabo zirinda, kuko bizaba birinzwe. Nubwo abasekirite n'abazamu ari ngombwa, n'ubundi buryo bwose dukoresha kugira ngo turinde umutekano w'ibisubizo Imana yaduhaye, nubwo nabyo ari ngombwa, ariko kubera uburyo ibi bintu bije bimeze, hoherejwe ingabo zitwa ingabo zirinda, zije kurinda ibisubizo by'abera. Niko Uwiteka ari kuvugira muri jyewe. Gatatu, abantu b'Imana bagiye gushyirwa hejuru cyane, ku buryo wisanga igihugu ava mu gihugu ajya mu kindi, kandi icyo gihugu kikaba kizi ko uyu muntu w'Imana aje. Abantu b'Imana bagiye gushyirwa hejuru mu rwego muzabubaha batabasabye no kububaha, muzabakorera sekirite batanabasabye ngo muyibakorere. Abantu b'Imana bagiye kubahwa mu rwego bazajya batambuka bakabura n'aho baca, kubera abantu baje kubareba. Muri uku kubahwa cyane, abantu b'Imana bagiye gushyirwa hejuru cyane. Niyo mpamvu ijuru ryafashe umwanzuro wo kohereza ingabo zibarinda. Hoherejwe ingabo zibarinda. Mubona uku kuntu mumaze iminsi mukinira bamwe ku bantu b'Imana, mufata ijambo mubatuka bitewe n'aho muvuka, cyangwa se ishyari ryabazonze. Abantu ishyari ryazonze umutima ritunguka ku munwa. Ishyari umuntu asigare kuri amagambo kumva ni ishyari, abivugishijwe n'ishyari ryageze ku bwonko. Ibi ntabwo biri buze gukunda, kuko mugiye kwinjirwamo n'ingabo zirinda. Ingabo zirinda zije gukorera protection y'abera, kuko bagiye gushyirwa hejuru mu rwego mutazemera ko ari mu rwego namwe muzajya mwibaza uko bigenze. Abantu b'Imana bagiye gushyirwa hejuru mu rwego bazajya baca no mu muhanda mukamenya ko aribo batambutse, mukabaha inzira. Abantu b'Imana niko ndi kuvuga, abera b'Imana. Mana ishimwe. Izi ngabo zirinda zije gukora uburinzi ku ngo z'aba bantu b'Imana. Aba bantu b'Imana bohererejwe ingabo zirinda ingo zabo, zirinda abana babo ku mashuri, ingabo zirinda imishinga yabo, ingabo zirinda amakampani yabo, ingabo zirinda ababyeyi bababyara, ingabo zirinda. Ijuru n'umwanzuro ryafashe ko kubera abera bagiye kwinjira muri ibi bihe, hoherejwe iyi mitwe itatu itoroshye, izi batayo zo mu bwoko butatu zitoroshye, ijuru rirazohereje kubera ibintu bigiye kuba kubera. Mana ndabyakiriye mu izina rya Yesu, ndabyakiriye cyane mu izina rya Yesu. Ikindi, izi ngabo zirinda zizakorana n'izirwana,
Yesu we, mbega ingabo 3 ziba zaba zinyuranwamo, zije kunyuranwamo kubera muri iyi minsi marayikurinda n'urwana n'umva amasengesho. Ngaka karasisi kagiye kuba kuri Nyirabagenzi Alisa, nawe wivuge. Hagiye kuba kakarasisi abarinda barwana bumva abaproteje amasengesho. Ngaba ingabo zigiye gukora cyane muri uyu mwaka. Izi ngabo zirwana impamvu zoherejwe n'ukubera iki? Nta bisubizo by'abera bizongera gutangirwa. Nta bisubizo by'abera muzongera kuyobya ukumwigize bababaza ngo umukozi w'Imana runaka, ukiha kumusebya wowe utari n'umukozi w'Imana, ukiha gushaka kuyobya ibintu bye, ukigira we, ukiyoberanya, ugashaka ko ibisubizo bye biyoba, ukamuharabika ngo ntatumirwe, ukamuharabika ngo ntakundwe. Ibi bintu bitumye muri uyu mwaka hagiye gukora izi ngabo zifite imirwano. Nta bisubizo by'abera bizongera gutangirwa. Nushaka uzabe ufite iki, ntabwo bizayoba, ntibizatangirwa. Umva, ubushize wabigizemo uruhare biratinda, utuma bitinda. Ubushize wabigizemo uruhare bisa n'ibyiborotse ariko byaje. Ariko izi ngabo zirwana zije guhangana n'iyi mitwe y'abazimu, n'iyi mitwe y'ingirwa bwenge, n'iyi mitwe ishaka kwivanga mu bisubizo by'abera. Mana, abera mwe, nyamara abantu b'Imana mwigire hafi kuko n'abatumweho. Nta bisubizo by'abera bizongera gutangirwa kuko ingabo zirwana zije mu mavuta mashasha nkuko natwe tuje mu mavuta mashasha. Ikindi, izi ngabo zirwana zije gukora iki? Uzajya uhagurukira umuntu w'Imana ubizire. Uzajya uhagurukira umuntu w'Imana urara ubizize. Ntabwo urara ubizize. Numuhagurukira ku mugoroba ntuzaramuka amahoro. Numuhagurukira mbere ya saa 6 ntabwo izuba rizarenga utarabizira. Kuko izi ngabo zirwana nicyo kitumye ziza, kuko abera bagiye kwinjira mu birere byo gutabarwa, kubahwa, gutunga. Niyo mpamvu ijuru ryohereje izi ngabo 3 muri uyu mwaka. Uzajya uhagurukira umuntu w'Imana ubizire. Nagiye mbona abantu bahagurukira abantu b'Imana mu rwego bababeshyera ibinyoma, kubera ko nta mpamvu yo guta igihe uburana ufite ukuburanira. Bikugiraho ingaruka, ubivamo ariko byakugizeho ingaruka. Hari abantu bari mu ngaruka z'abantu babitendetseho, ariko uyu mwaka ntibiza gukunda kubera izi ngabo zoherejwe. Ntabwo uyu mwaka biri bukunde, never, ntabwo deko aya. Ntabwo uyu mwaka biri bukunde namba kubwizi ngabo zoherejwe zirwana. Urajya umwitendekaho, nushaka umwitendekaho uri mu nzira, uri mu bwato mu mazi ugenda, uzakubitirwa mu mazi. Uzajya umwitendekaho wibereye kuri kofi igukore ukorora uhakurwe na ambulance. Uzajya umwitendekaho uri mu kirere, ubura umwuka abaganga bakayakaye, bisabe ko indege ishaka ahantu ibiguye ku ivuriro bagusigayo bakomeze. Abantu b'Imana ya hoherejwe ingabo zirwana. Narabibonye uburyo mu gihe gishize abantu b'Imana barahagurukiwe bamwe bajya muri gereza barya uburoko bw'idiho. Yosefu burari uburoko bw'idiho kweri. Gufunga ubesherwa icyaha ntacyo wakoze kubera guhagurukirwa. Buriya buroko Yosefu yariye n'ubu buracyanjye. Ariko hagira uwibesha muri ibi bihe, hagira uwibesha muri uyu mwaka, hagira uzana ino mifishinato muri uyu mwaka. Ingabo zishinzwe imirwano zaje. Nta n'umwanya dufite wo kuvuga, nta n'umwanya bera dufite wo kujya imbere y'Imana tuvuga ngo Mwami Yesu
ngo turakwinginze, ngo turagutabaje, ngo turaguhendahenze, ngo tabara, ngo urabona, ngo Mana, ngo uyu muntu arampagurukiye, ngo uyu muntu ari kundwanya, ngo menaguye utu dutsiko, ngo ntatanije utu dutsiko. Nta mwanya uhari, kuko izi ngabo zije gukora ako kazi, kuko twebwe dufite ibyo tugiye guhugiramo. Abera dufite akazi k'Imana tugiye kubamo bizi. Mana ibaho umugisha. Ndumva ndimo nerekeza ku musozo, kuko ndaje nsenge. Izi nizo ngabo zoherejwe muri uyu mwaka ku bantu b'Imana, muhumure. Izi ngabo zoherejwe, uyu mutwe woherejwe, kandi woherejwe watojwe, woherejwe udakina, nta mikino ufite. Uyu mutwe woherejwe ukora direct, amasengesho yasenge direct usubizwe. Abantu bagiye kujya ndakangurira abantu b'Imana kurushaho kwegera Imana, kurushaho kuyisenga, kuko amasengesho agiye kujya karara mu nzira, icyo usabye kirare kibonetse. Donc bigiye kumera nko kwivuza muri prive hari igihe ujya kwivuzaho direct, amaraso bakapima wica ukahita uyabona, ubona ibisubizo. Hakaba handi ujya bakakubwira bati ni nyuma ya saa 10 izuba rirenze, kubera ko dufite ibyuma bikeya n'umuganga ubikora uyu munsi yarwaye, hakoze umuganga umwe. Ariko nguko uko n'urugero nari mbahaye, ibisubizo by'abera bigiye kujya direct, amasengesho ahita amanukana n'ibisubizo by'abera. Muri uyu mwaka muzabibona, amaso yanyu azabibona, kandi muzabimbwira. Mufashe mwegera Imana. Abera, ndi kubwira abera, ndi kuvugana n'abera, mufashe mwegera Imana, muzi mwegera Imana aho uri hose, wegera Imana amasaha, wegera Imana, kuko urumva izi support 3 zoherejwe nako kazi zijemo. Ariko bana, ntabwo ari uburyo bwo kubabikamo ubwoba, ariko Imana ibubabikemo. Uzajya uhagurukira umuntu w'Imana ubizire, uhagurukira abana be ubizire, uhagurukira umugore we ubizire, uhagurukira umugabo we ubizire. Ibi bintu byo kwitendeka kuri Yosefu ngo aransambanije umwitero ukawusigarana agafunga iminsi ingana kuriya, ibi ntabwo biri bubeho. Urajya ubizira, urajya uvuga umuntu w'Imana nabi bamukubajije, ubizire. Urajya umunyweraho cya cyayi munywa cya teveri, mumuhagurukira mwiga uburyo, mubizire pe, mubizire. Imana ibagirire neza cyane. Ndagira ngo dusenge, twakirize ingabo mu buzima bwawe, wakirize ingabo zirinda, wakirize ingabo zirwana, wakirize ingabo zishinzwe amasengesho no kuyasapotinga. Ibi ni ibintu Uwiteka agiye gukoresha umwete we, kuko izi ngabo zirinda, ibi bisubizo bije, ubu butabazi buje, ntabwo biri bukunde kwizi ngabo zicara ngo ziceceke, kuko ibintu bije bikeneye izi ngabo mu izina rya Yesu. Nagira ngo dusenge. Aho uri hose, injira muri mood yo gusenga, injira muri gahunda yo gusenga. Tugiye gusenga Imana. Uwiteka, turagushimiye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngushimiye ko ukora ibikomeye bitarondoreka. Haleluya. Nakirije yombi izi ngabo ijuru zohereje muri uyu mwaka, zije gukora aka kazi katoroshye, kuko ubutabazi buje hatabayeho izi ngabo zirinda babudutsindaho. Ubushize watuguriye akabaze bahekenya amenyo, ubwo ni ukuvuga ko utuguriye imodoka ntabwo bahekenya yaba, ahubwo baduhekenya. Niyo mpamvu ufashe umwanzuro wo kohereza ingabo zishinzwe kurinda. Uzamuye agatuza zikamena, uzamuye umunwa ziwuhushura, uzamuye umugeri ziwugobanya, uzamuye akanwa zikapfunga. Izi ngabo turazakiriye mu izina rya Yesu. Twakiriye umutwe w'izi ngabo zije gukorera mu gihe cyari gikenewe. Urakoze, ndagushimiye Mana, ko ugiye gukora n'ibirenze ibyo dutekereza. Mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen, amen. Shalom.